Murakoze cyane. Iki gihe cy'ibiruhuko nk'uko tubivuga ni igihe kiba gikomeye gisaba ababyeyi cyangwa abandi barera abana kuba maso kugira ngo bakire abana kenshi baba bamaze igihe badahari bari ku mashuri. Bariya barezi rero b'umwuga bakaba ari igihe baba bahereje ababyeyi ngo nabo bakomerezeho. Ni igihe rero gikomeye gisaba kuba maso. Tuba dufite ibyiciro by'abana bitandukanye. Nibutse abadukurikiye yuko umwana buriya mu mategeko y'u Rwanda ni umuntu wese kuva agisamwa kugeza agize imyaka munsi ya 18. Ubwo rero urumva turabona abana bari mu byiciro bitandukanye, yaba abana batoya imyaka 3 kugera kuri 6 bari mu ngo mbonezamikurire y'abana batoya, yaba abana b'imyaka 6 kugera kuri 11 bari mu mashuri abanza, hanyuma noneho 11 kugera nka 17 bo kenshi baba bari mu mashuri yisumbuye. Aba bana rero mu biruhuko baba bari mu ngo, akaba ari igihe tuba dusaba ababyeyi yuko babakirana yombi bakaba maso. Rero warumvaje uti se ni igihe abana baba bagiye kuryama. Nuko ijambo rivuga ko ari ibiruhuko, ntabwo ari ibiruhuko bya bindi byo kuryama ngo umwana nibagirwe n'ibyo yahozemo, ahubwo ni igihe cyo gusa nk'aho ahinduye aho yarererwaga agiye mu muryango. Mu muryango rero hari indangagaciro zimwuzuzanya n'ibyo umwana arimo ku ishuri. Icya mbere buriya tuba tugira inama ababyeyi, ntago kugira ngo umwana atazasubira ku ishuri yarasubiye inyuma cyane, agomba kugira umwanya mutoya wo gusubira mu masomo. Hari ayo yize ubushize, hari ayo ateganya nk'ababa ari mu mwaka, ari mu mwaka wa 2 ateganya kwiga kujya mu mwaka wa 3 bayisumbuye, hari kuba yatangira gake gake kwimenyereza ibyo aziga muri uwo mwaka, hari kuba yasubiramo iby'umwaka ushize byamugoye cyangwa se niba byari bitaramugoye kugira ngo akomeze abyiyibutse, kuko uzi ko buriya kwiga ni uruhererekane, ni nk'umunyururu w'igare, kimwe kiba kizahereza ikindi gereza ikindi kandi bigenda byinjiranamo. Hanyuma rero buriya ni umwanya mwiza w'uko abana baza bakiga imirimo yo mu rugo, ibindi byabateza imbere byatuma bava ku rwego rumwe bajya ku rundi. Aha nkibutsa ababyeyi yuko ni n'umwanya mwiza wo gutanga uburere buboneye. Bya bindi byose wavugaga, ibiyobyabwenge, guterwa inda zitifuzwa, kubangavu, gusambanywa, ni ingaruka z'uburere butaboneye. Igihe abana barezwe nabi, igihe abana batahawe icyo bakora, igihe abana batafite umurongo, ni ukuvuga ngo bishora muri biriya bibi byose tubonye. Ariko igihe abana baje mu rugo bakabona uburere buboneye, nibutsa yuko buriya uburere buboneye ni imyitwarire, ni imvugo, ni ibikorwa, ni amagambo bifasha abana gukura neza, baba abantu bakuze neza, yaba mu bwenge, mu gihagararo, mu mibanire n'abandi, ariko cyane ababyeyi bababera icyitegererezo. Ni ukuvuga ngo uburere buboneye buratangwa n'umubyeyi abuha umwana we. Iki gihe rero cy'ibiruhuko kiba gisaba ngo ababyeyi bicarane n'abana bagire gahunda. Ese mwana wanjye kuje mu biruhuko, ubundi gahunda yawe y'umunsi iteye ite? Kandi buriya icyo twita umwana kugira uruhare mu bimukorerwa, ntago yenda turi buze kubibona mu buryo bwo kurera, ntago ari ibintu uzango umuture hejuru. Muricarana muganire, umubwire uti urumva gahunda yawe y'umunsi iteye ite, umuyobore, umuha umurongo y'ukuntu yabinoza. Azajya abyuka sangahe, azajya asubira mu masomo iminota ingahe, azajya akora imirimo yo mu rugo iminota ingahe, azajya ajya gukina, gusabana n'abandi, kwiteza imbere, kuvumbura impano zaba z'imirimo mu mikino, mu kubyina, mu bindi bikorwa by'umuco, kuvugira se mu ruhame. Hanyuma noneho se ku mugoroba mu gihe nakwita icy'umuryango muri buganire iki. Iyo gahunda mwamara kuyishyiraho n'umwana mukayumvikanaho, umubyeyi buri gihe akajya hahandi ho kureba se irubahirizwa, kugira ngo igihe cyose bibaye ngombwa aba yakemura umwana. Urumva rero abana bahinduye aho bari, bavuye ku ishuri bagiye mu rugo, ariko nabo si umwanya wo kuzerera, si umwanya wo kwishora muri bya bibi byose ibiyobyabwenge n'ibindi, ahubwo ni umwanya wo guhindura gahunda, tubashyiriraho ibikorwa bibubaka mu bundi buryo kandi mu buzima bwuzuzanya n'ubw'ishuri, kugira ngo tugume tubarere neza. Yego, Bwana Jean Paul avuze byinshi bikubiye mu byo tubwiye by'umwana, ariko tujye kuri Madame Esther. Hari ibyo avuze byinshi, ababyeyi kwicarana n'abana, ababyeyi gufasha abana kugira gahunda no guha umwana gahunda, yakomoje ku kuba umwana agomba kugira uruhare mu bimukorerwa. Hari byinshi wenda turi buze kugenda tubyagura, ariko uri inzobere mu bijyanye no guteza imbere umuryango, uri umubyeyi ufite ubunararibonye, wabihaye umwanya uhagije. Reka turebe mu mirerere yacu
n'uyu munsi y'umwana aje mu kiruhuko ubona ibi byose arimo kuvuga ababyeyi tubifitiye umwanya tubitanga cyangwa se hari icyuho kiri hagati y'umwana n'umubyeyi? murakoze cyane, mbashimye ko mwaduhaye umwanya. ngira ngo mbere yuko ninjira muri iki kibazo umpaye, ndashaka gushimira cyane amashuri. ndashaka gushimira amashuri tuba twarahaye abana igihembwe cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, umwaka ukarangira, bamwe bagenda ari impinja ari ubwa mbere bagiyeyo, amarira ari yose, ariko umwana agataha ubona ameze neza, yaragiye ku murongo, babagaburira neza nta bwaki, umwana akagenda abo bafata ku mabisi bakabafata ku gihe, bakabagezayo ku gihe, bakabacyura ku gihe. rero turabashimira kandi tubifurije ibiruhuko byiza baba barakoze. dushimira n'ababyeyi baba barakoze inshingano zabo ko bikwiriye, bakita ku bana, bakabakuriza ishuri, bakabazindura, bakabafasha mu gusubira mu masomo, ku buryo bagira uruhare mu musaruro abana baba baratahanye, bakamenya ibyo bambara, bakamenya imyenda yabo ko isa neza, bakabakarabya, bakabagaburira. ababa ku mashuri nabo bakamenya ngo bameze neza. rero turashimira ababyeyi bakora inshingano zabo nabo neza, kandi dushimira n'abana baba barakoze akazi kabo neza. rero ikibazo mbajije ni ikibazo nyine gikomeye muri iki gihe turimo, kubera ko umuryango ufite, navuga ko ufite ibibazo byinshi biwugarije, cyane cyane ko turi no mu gihe cy'iterambere. ahari uko tujya mu iterambere haba hari n'ibindi byinshi bizamo. rero biba bisaba ko twinjira mu iterambere dushyiraho n'ingamba zikomeye z'uburyo n'umuryango ukomeza gutekana kandi ugakomeza kwitwa umuryango. nkaba aribwo rero ndimo kuvuga nti muri iki gihe abana baje mu biruhuko, turabizi ko hari ababyeyi bateganyije uburyo abana bazabafasha mu biruhuko. burya ni byiza ko iyo umwana aje mu biruhuko, yaba ari ababa ku mashuri, yaba ari abasanzwe baba mu rugo, haba hari gahunda y'uburyo bwo kubafasha, nk'uko no ku mashuri haba hari gahunda y'uburyo bwo kubafasha. umwana bitewe n'ikigero arimo afashwa mu buryo butandukanye. hari abana bato cyane b'incuke baba bari mu gihe gikomeye cyo kuba active, birukanka, bakeneye ibintu bakora, baba barimo kuvumbura, ku buryo usanga akenshi bangiza n'ibintu. abo bana akenshi iyo bari mu biruhuko ababyeyi barahangayika, bazi ko byinshi biri bwangirike, bari bugwe, bari bugire bate. rero kandi tubifatanya n'akazi menshi, n'ubundi nubwo abana baba baje mu rugo ariko ntibaba banahari, ni bake babona konje. rero bisaba ko umubyeyi ategura n'abana nk'uko yari abivuze mugenzi wanjye, gushyiraho gahunda y'umuryango uri gufatanyije n'abana. iki kiruhuko tuzakora iki, murifuza gukora iki? hari abifuza gusura imiryango yabo, gusabana nayo, kuko nabyo ni imwe mu ndangagaciro zacu. ariko ntekereza ko ari n'umwanya mwiza wo kugira ngo ababyeyi bafashe abana kumenya gupanga umunsi wabo. ndabyuka mu gitondo nkora ibi, nindangiza ndakora iki, nindangiza ndakora iki. ndetse n'abadufasha akazi mu rugo mu gihe tubafite, ukanahamagara mu gihe uri mu kazi ukabaza se umwana arimo arakora iki, mume tuvugane iki wakirangije se. nanavuga ko hari abatwara abana mu bikinisho bakagiye n'ababashakira uburyo bwo kujya mu biruhuko, ugasanga umwana yinjiye mu rugo, ugasanga umwana yinjiye mu rugo ariko aranagiye, n'ubundi ntahirirwa, yirirwa mu bikinisho. ni byiza ko umwana aruhuka mu bwonko, ni byiza ko umwana yidagadura, ariko ni na byiza ko umwana agirana umushyikirano n'umuryango, akamenya n'ibiwukorerwamo, akanabigiramo uruhare. ni nayo mpamvu aba ari byiza kugira ngo abana tubatoze imirimo yo mu rugo bakiri bato. akenshi usanga iyo umwana utamutoje imirimo yo mu rugo ngo umuhe umwanya wo kuba umwe mu bagize umuryango ndetse awugizemo n'uruhare akiri muto, akenshi iyo bakuze ntabwo babikunda, usanga bigoye. niyo mpamvu usanga hari ababyeyi bamwe ubona bafitanye bigoye kurera abana b'ingimbi, abasore n'inkumi, kubera ko bitahereye hasi. rero mu gihe iki kiruhuko ni umwanya mwiza w'ababyeyi kugira ngo baganire n'abana, babaho uturimo dutoya tujyanye n'imyaka bafite, kugira ngo nabo bagire uruhare mu rugo. ariko mvuga ngo no muri ako kazi kenshi bafite, ni n'umwanya mwiza wo kugira umwanya wo kuganira n'abana. aba bana bari mu kigero gikuzemo, abasore, inkumi, bakeneye kuganirizwa ibijyanye n'imyororokere yabo, bafite ibibazo byinshi, bakeneye umwanya w'ababyeyi kugira ngo babahe amakuru nyayo kuri iyo myororokere n'uburyo umuntu agomba kwitwara uko buri mwaka wose uko agenda ava mu cyiciro kimwe cy'ubwana ajya mu kindi, kugira ngo abana babone amakuru akwiriye abafasha kwirinda ibi byose yavugaga, kujya mu biyobyabwenge, gushukwa n'ibindi byose. Murakoze cyane. Yakubajije muri realite uwo mwanya ni ngombwa ko bikorwa, ariko si umwanya urahari.
dukurikije imiterere y'ubuzima bw'iki gihe ababyeyi nyine natajya gushaka iyo minerivare se umwana mu kwa cyenda azasubira ku ishuri gute agomba kujyayo ariko se ko agomba kujyayo akagomba no kurera cyane cyane muri iki gihe cy'ibiruhuko abihuze ate ibyo ngibyo ntekereza ko turabishoboye kuko niba hari ababyeyi babishobora undi wese yabishobora akazi ni ngombwa pe ntabwo twakareka ariko muri ako kazi dufite dushakamo umwanya icya mbere umwana iyo yirirwa ku ishuri ntabwo uhamagara buri kanya ariko mu rugo urahamagara iyo udahari ukanamuvugisha umwana muri kwa kundi uba usohotseho kwa kundi winanura mu kazi ugiye gufata agapoze se ufata amazi yo kunywa ukibuka ko ufite abana mu rugo ugomba kumenya uko bameze iyo abana bazi kuri buhamagare bakaba bazi kuri bakurikirana aho bari nabo babaho bagomba kuba bari kandi bakora ibyo bagomba kuba bagomba gukora na nimugoroba iyo uje ibyo mwavuganye ibyo babasigiye gukora ko babasigiye kwitwara mubisubiramo mukareba byagezweho noneho ikindi cya kabiri ku bafite ubushobozi mu gihe udahari ushobora gutwara abana aho handi bashobora gukura ubundi bumenyi hari abana bajya kwiga za piano gucuranga hari abajya kwiga kubyina imbyino nyarwanda z'umuco nyarwanda hari abajya kwiga imirimo itandukanye uretse ko tudafite aho hantu henshi abenshi usanga ari ibikinisho gusa ugasanga umwana nta bumenyi bundi wenda ari bukureyo buhagije ntabwo impano ntabwo ari buzisohoremo cyangwa ngo agire ubumenyi bushya afata mu kiruhuko icyo gihe rero kuba bishoboye wenda natanga nk'urugero nkanjye sinkunda gutwara abana muri izo centers cyane ko umuntu aba ateganya na minerivare n'ibindi usanga ari expense bihenze ariko ushobora gushaka umuntu uzi kubyina uba mu matorero nyarwanda akaza agatoreza abana bawe mu rugo ushobora gushaka iyo piano ukayitunga mu rugo iwawe ukazana umuntu ubigisha abana ukabarindira mu rugo ntibajye hahandi utabasha kubagenzura ariko bakaruhuka bakaryama bakarya neza nibutsa abantu ko ari n'umwanya mwiza wo gusangira mu rugo ni umwanya mwiza wo guteka mugafatanya kandi tukigisha abana b'abahungu n'abakobwa imirimo mu buryo bungana ntitugire uwo dusumbanisha kugira ngo abana bacu b'abakobwa n'abahungu bakure bazi imirimo ndetse tubategura ko bazagira n'imiryango myiza aho bazajya bafatanya ni umwanya rero tugomba gushaka nk'uko warumbajije tugomba kuwushaka kuko ni imwe mu nshingano dufite nyamukuru nk'ababyeyi tutagomba kwirengagiza tugomba gushakira umwanya tukawushyira mu byo dufite abajya muri za bridal shower abajya mu makwe ibyo byose ni ngombwa ko tubigira ariko ni umwanya wo kugira ngo igihe abana batubonye tubagire nyambere mu byo dukora hari ibyo tugomba kwigomwa twari dusanzwe dukora nk'ababyeyi bidutwarira umwanya kujya ku matelefone cyane kumara umwanya turi kuri social media ni umwanya wo kugira ngo duharire abana uwo mwanya tubaganirize dukinane nabo batubone kandi tubashe kubaha izo ndangagaciro uko twabahaye umwanya yego bwana Jean Paul reka tugaruke yego bwana Jean Paul reka tugaruke ku nshingano zanyu umunsi ku wundi mukurikirana ibijyanye n'abana iyo mwitegereje yakomeje ku byo uburyo ababyeyi bakwiriye kwitwara ariko rero iyo mwitegereje abana muganiriza musanga icyuho kirihe kugira ngo umwana ageraho umuntu abone umwanya wo kumushuka cyane ko mwatubwiye ngo iyo umwana yageze aho atwara inda imburagihe aho agira ibibazo bitandukanye akenshi biba byatewe n'uburangare bw'umubyeyi icyuho kiri hehe urakoze cyane natangiye mvuga yuko aba bana turera bari mu byiciro bitandukanye nk'abana yenda mpereye ku cyiciro cy'incuke imyaka 3 kugera kuri 6 abariya n'abana bari mu gihe bari gukura cyane ku buryo iyo urangaye ni hamwe hazi imirire mibi ni hamwe hazi kwinjira ariko noneho buriya ni n'ahantu umwana ashobora kudindira mu mikurire yaba mu bwenge yaba mu gihagararo yaba mu mibanire n'abandi kenshi rero tugira inama ababyeyi yuko kino gihe iki gihe cy'incuke cyo kenshi nta n'ibiruhuko birimo kuko umwana hariya turatoza umwana tugendeye kuri za nkingi z'imbonezamikurire y'abana batoya umwana ifunguro ryiza isuku kumurindira umutekano gukurikirana ubuzima bwe kumukangura ubwonko akina asabana n'abandi ibyo byo ni ibikorwa bitagomba guhagarara no mu ibi bihe twavuga ngo ni ibiruhuko abana bagomba kuguma kwitabwaho kuko bari abana bakenshi ntago biga ahubwo bararerwa kandi kurera nta konje bigira
hanyuma kuri bariya bana rero bamaze kwisumburaho bageze mu mashuri abanza umwaka wa 4 wa 5 wa 6 se mu yisumbuye barumbajije uti se icyuho kiri kenshi aba bana icyuho ni ukutagira abarezi babahozaho ijisho aba bana kenshi baba bageze mu gihe cy'imyaka iruhije imyaka y'ubwangavu n'ubugimbi aho baba bari kuva mu cyiciro kimwe bajya mu kindi mu mubiri wabo watangiye gukura imisemburo irimo irasimburana ari myinshi bafite amatsiko yo kwisobanukirwa ese umubiri ukora ute bwa buzima bw'imyororokere hanyuma rero iyo ababyeyi batabaye maso Esther yarabivuze ngo bahe abana amakuru nyayo bagenzi babo bashobora no kubaha amakuru atariyo yapfuye ari nayo kenshi azabagusha muri bya bishuko utabaga ibiyobyabwenge agatangira ati somaho wumve gake bikazashiduka yarabyirundumuriyemo ariko noneho bariya basambanywa ku ngufu umwana yiriwe ahantu umubyeyi ntazi aho ariho ntazi aho yiriranywe nabo ntazi ibyo ari gukora bikarangira bamusambanyije karangije atewe yanda tifuzwaga aha rero icyuho kirimo ababyeyi barangara hari kimwe abafite akazi akibagirwa ko inyuma ye hari izindi nshingano zo kurera zo kumenya uko abana biriwe hanyuma se n'utagafite akaba yaterera iyo ababyeyi ntibindeba barera ariterera iyo hanyuma umwana ugasanga ntiyamukojeje ijisho ntiyamuhaye ya gahunda ntiyamushakiye icyo akora ntazi ngo yiriranywe nande bikaza kurangira umwana aguye muri bya bishuko cyangwa afashwe ku ngufu agasambanywa ibyo rero navuga ko icyuho kiri mu babyeyi barimo barera bitaboneye batanga bwa burere butaboneye kandi umubyeyi ubundi uretse gushyiraho ya gahunda n'icya mbere yayifatanyije n'umwana kuyitegura ariko noneho isaha ku isaha aramenya umwana wanjye ari hehe ari kumwe nande niyo Esther yatubwiraga imirimo yo mu rugo yayirangije yasubiyemo amasomo tumujyanye gukina arakina nande arakina iki ihehe ese aho hantu haratekanye ninde ubatoza mu mikino ninde ubareberera uzi ko aho dutuye haba hari igihe bahura n'abatoza b'imikino ninde arizewe ese uwo muntu afite indangagaciro zo kuba mwamuha abana koko bakaza gusubira mu rugo nta kibazo bagize niba ari wa wundi ubatoza kubyina ese arizewe muramuzi ahangaha ngira inama ababyeyi yuko ibi bikorwa bibera hanze y'imiryango muri ibi biruhuko bamenya ngo byateguwe nande birabera hehe ese koko uyu muntu arizewe namuha abana ku buryo bari bugaruke mu rugo nta kibazo bagize rero icyo cyuho cy'ababyeyi kurangara umwana yabaye mukuru reka yakwiyobora nta kibazo ntabwo ari byo kuko umwana ataragera imyaka 18 bura nta nubwo aba yemerewe kwifatira icyemezo kenshi arafata icyemezo ariko yagiriwe inama n'ababyeyi kandi ababyeyi bakagerageza cyane kwitwararika ibi byonnyi n'ubundi bihari kuba umwana yajya mu bintu akarangara kuba umwana yajya mu ibyo biyobyabwenge kuba yasambanywa yafatwa ku ngufu ahubwo ababyeyi bakagerageza gufunga ibyo byuho kugira ngo turebe n'amahire ko mu byo urebera harimo n'ingo mbonezamikurire y'abana bato umuntu yakwibaza muri iki gihe cy'ibiruhuko cyane ko hari n'iziba ziri ku ishuri ubwo zo zishobora kuba kuba zitaba ziri gukora mu gihe cy'ibiruhuko ariko ahandi ziri muri kominote ahandi hose zagiye zishyirwa zifasha iki muri ibi biruhuko muri ibi biruhuko rero nakubwiye ko bari abana batoya barererwa mu ngo mbonezamikurire bo n'ubundi ntibiga bararerwa kuko urebye ingengabihe y'umunsi mu rugo mbonezamikurire kwakira abana ku ruziga ureba uko baraye ko baramutse ko abana bose baramutse amahoro udukino nkangurabwonko hanyuma kuza kubamenyera ifunguro ryujuje intungamubiri kugira ngo tubarinde ya mirire mibi n'igwingira hanyuma kuza kubakinisha kugira ngo basabane n'abandi ni ibikorwa n'ubundi urebye bitananiza umwana cyane ngo uvuge ngo yagiye mu biruhuko kandi buriya umwana kubera abana bato barambirwa vuba kumuruhura neza ni ukumuhindurira igikorwa yakoraga akava muri kimwe akajya mu kindi rero yaba izikorera ku mashuri yaba izikorera mu ngo mbonezamikurire z'icyitegererezo yaba izikorera muri kominote aho dutuye ubundi abarezi baho tubagira inama y'uko batakakohereje abana mu biruhuko ni ukuvuga ngo kohereza abana urumva kurya ntabwo bizagire
kiruhuko. Isuku y'umwana, gukurikirana ubuzima bwe, ahubwo abarezi tukabagira inama y'uko bashaka ukuntu basimburana. Uyu munsi yenda njye nareze narebye abana, ejo bundi haje undi yabikoze, n'ejo bundi ku buryo abana tubahozaho ijisho. Uzi ko hariya muri kominote noneho tugira inama n'ababyeyi ko bo bakwishakamo ukuntu bagenda basimburana, ariko bamwe bakajya mu mirimo yabo batuje bazi yuko undi yasigaye arera abana babo, ariko tukamenya ngo za serivisi mbonezamikurire zitangirwa mu ngo mbonezamikurire, imirire myiza, umutekano w'umwana, ubuzima, isuku y'umwana, hanyuma kumurinda icyamuhungabanya, uburere buboneye no kumukangura ubwonko binyuze mu mikino, tukavuga ngo ni serivisi zo zikomeza ntabwo zihagarara, kuko hariya mu kurera urumva ibi biruhuko by'amezi 3 umwana ryafunguro ryiza yaribuze icyumweru kimwe, ibyumweru 2 n'ubundi indwara zihutiye ziturutse ku mirire mibi zahita ziza.